Muraho neza, twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, Nyagasani akomeje kubarinda. Uyu munsi rero naje ngo twiganirire kuri komenti mwatanze ku kiganiro twatambukijeho kivuga mu kwizigamira. Nabonye abantu benshi barakishimiye ariko ugasanga barahuriza ngo biragoye kubikora. Ni byiza ariko biragoye. Ndagira ngo mbabwire ko nta kintu na kimwe wakora kitagoye. N'ako kazi tujyamo kaduha ayo mafaranga kaba kagoye, ariko ntibituma bitubuza kugakora. None kuki wakumva ko gukora ikintu cyakugirira akamaro mu minsi izaza cyangwa se mu minsi iri imbere byaba bigoye? Nababwiye ko nubwo twavuga ko byibuze ibyiza ari ukuzigama 15 kugera kuri 20% y'ayo winjiza, ntabwo ryari itegeko, ahubwo ni kuba bishoboye. Ushobora gutangira ku mafaranga make cyane, kuko uko ugenda uyegeranya bijya kugera igihe runaka byamaze kuba atakiri ka gafaranga kamwe wabitse cyangwa se cya igihumbi wabitse, byabaye nk'ibihumbi 10, ibihumbi 20, kugeza ku bihumbi 100 n'urugero. Icyo gihe rero niba kigeze ufite ikintu ushaka gukora kigusaba bya bihumbi 100, urumva ko bizakorohera, uzahita ugenda ufate yandi wasevinze hanyuma uyakoresha. Bitandukanye no kuvuga ngo ugize ikibazo runaka noneho ugiye gushakisha mu nshuti, mu bavandimwe bayaguye kandi nabo ntayo bafite. Ni ukuri ibyo nababwiye ni byiza, nubwo bigoye ariko muzabikore, muzareba ko bitazakunda. Iyo ikintu cyose ukigitangira kiba kigoye, ariko uko ugenda umenyera ugenda wumva ari ibintu bisanzwe. Nababwiye uburyo ushobora kubikoramo. Hari uburyo kera twakoragamo dufata twa tubuwate dukozwe mu biti, tugenda twinjizamo ibiceri, rimwe na rimwe inoti, kuko biragoye kuko wajya gusevinga mu kabuwate inoti. Akenshi ni hahandi uba uvuye guhaha wasagura ibiceri ukajugunyamo. Ni hahandi wenda uvuye kugura ikintu runaka barakugaruriye ibiceri 200, ibiceri 100 ugahita ujugunyamo. Ibyo nabyo ku bantu bashobora kubikora ni sawa rwose, nta kibazo. Ariko nababwiye impungenge yabyo. Ni hahandi ushobora no kugira akabazo ka 500 ukumva kakabuwate wajya kugapasura ngo uyavanemo. Ibyo ni byiza ariko ntabwo bifite umutekano usesuye. Nababwiye ubu ngubu ikintu cyizewe cyaguha umutekano ko ayo uri gusevinga ushobora kuyavanaho igihe runaka, ni igihe wagiye muri banki ukaba ufite konti ebyiri, imwe twita konti kura n'indi twita konti yo kwizigamira cyangwa se ya saving. Kugira ngo bikorohere, bikurinde ko na ya mafaranga ushobora kuyafata, aho kugira ngo uyafate uyajyane kuri ya konti yo kwizigamira ushobora guhura n'izo mbogamizi ukaba wayakoresha. Wowe uragenda ukavugana na banki, niba amafaranga ageraho kuri 30, ako kanya yagezeho hajye havaho ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi 20 bijye kuri ya konti yo kwizigamira. Konti yo kwizigamira ni wowe uvuga ati ibyo ari byo byose nzajya kuyakuraho nyuma y'amezi 3, nyuma y'amezi 6, nyuma y'umwaka, byaterwa nawe. Icyo gihe rero bizagufasha ko utafashe amafaranga ngo nuyajyana kuri banki uhita uhura n'umwenda uhita uwugura, uhite wibuka ko hari akantu mu rugo utaguze. Oya, azajya avaho uko umushahara wawe ugezeho, cyangwa se uko amafaranga ushyize kuri konti agezeho, biterwa n'ubwumvikane uba waragiranye na banki. Ikindi ahangaha twavuga
Ntabwo kwizigamira wizigamira amafaranga wagize ute wasaguye. Oya, ntabwo ari byo. Ntabwo kwizigamira bisobanuye kuzigama ayo wasaguye. Ahubwo wowe urareba mu mafaranga ninjiza, uba ufite ayo wageneye ibyo mu rugo, uba ufite ayo wageneye wenda amafaranga ya minerivare y'abana, gutyo noneho ukajya ugenda uyagabanya ku buryo na yandi yo kwizigamira aba ari muri yandi. Ntabwo uzavuga ngo nzazigama kubera ko nasaguye, ntabwo bishoboka, ntabwo ibyo byakunda. Rero reka mare impungenge abantu bavuga ngo birakomeye ariko ni byiza. Tera intambwe ugerageze ubikore, uzabona ko ari ibintu bizagufasha. Rwose bigerageze, bikore, hanyuma uzareba ko bitazaguha umusaruro. Hari abantu benshi bakubwira ngo rwose ni byiza ariko byarananiye. Rwose kuzigama ni byiza, bizana ubukire ariko byarananiye. Byakunaniye gute? Tera intambwe imwe gusa urebe ko bitazakunda. Gerageza ubikore urebe. Niba ibintu byose ukora biba byoroshye, ntabwo twabyumvikana. Ibintu byose kuri iyi si biba bikomeye. Yewe no kurya birakomeye kuko ubanza wabihoza ngo bitagutwika. Urumva rero kuzigama amafaranga si byo wavuga ngo birango birakomeye ngo ntabwo nabikora. Ibindi byo kubikora nabyo bigerageze rwose, nubikora 2-3 bizagera aho biba akamenyero, ahubwo wumve ko nta kintu wakora utabanje wizigamira. Uko uzajya ubona amafaranga niko uzajya ugenda wongera amafaranga y'ingano uzigama. Ariko byaba byiza wihaye intego ukavuga uti buri kwezi nzajya nzigamaya, buri kwezi nzajya nzigamaya. Reka kuzigama tubigire umuco wacu wa buri munsi kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Bantu munkurikiye, mwumva uburyo yaba n'igihugu kirazigama kugira ngo tubashe kugira ibyo twageraho. Mbahaye urugero ku kuzigama kw'igihugu, muribuka mu gihe cyashize cya COVID. Ese utekereza ko muri cya gihe imipaka yaba yo hasi ku butaka yaba iyo hejuru mu kirere yari ifunze? Iyo igihugu cyacu kiba kitarazigamye za peteroli, za esanse, byari kugenda gute? Ko aho biva inzira zari zafunzwe. Niba igihugu kibasha kuvuga ngo turazigama ibi ngibi tuzabikoresha igihe n'iki, urinde wo kumva ko utakwizigamira ku mafaranga wowe winjiza. Bitekerezeho, nanjye mbitekerezeho ko ni ingirakamaro rwose. Ngaho rero tubitekerezeho, turebe uburyo twabikoramo kandi bizatugirira akamaro. Uzagaruka umbwira uko byagenze, niba warabishoboye, ariko nizere ko uzabishobora kuko icyo umuntu yiyemeje cyose aragishobora. Ushobora kutagishobora ku rwego rwo hejuru, ariko ku rwego rwawe ukabishobora. Murakoze cyane.